Mu buzima tubayemo turakunda tugakundwa, rimwe na rimwe tugakundwa na benshi, ariko kumenya urukundo rwacu rwa nyarwo bikagorana. Ngiye kubabwira inkuru y'umukobwa bita Keila, umukobwa mwiza cyane wari warakunzwe n'abasore babiri. Keila rero abo basore babiri bamukundaga, ariko yabonaga baramufataga kimwe, yari yarabuze uwa nyawe umukunda. Ntago yari azi ngo uyu nguyu yarambeshye cyangwa uyu hari ibyo ankundira. Keila rero yaje kwigira inama yo kujya inama n'abaganga, akamera nk'uwikoresheje impanuka kugira ngo amenye abasore bamukunda bya nyabyo. Keila yaje kujya kwa muganga, yishyura muganga amafaranga menshi cyane, aramubwira ati muga ngiye kwirwaza mere nk'uwakoze impanuka, muhamagare muvuga ko nakoze impanuka ndi mu bitaro, noneho muvuge ko nacitse amaguru, maze turebe koko muri abo basore babiri unkunda bya nyabyo, wankunda ngeze no mu gihe cy'ibibazo ni uwuhe. Nuko rero Keila yaje kubwira muganga gutyo, muganga nawe kubera ko yari yahawe amafaranga, muganga arabyemera. Amaze kubyemera, muganga yaje gutangaza inkuru, atangariza abo basore. Umve ko kwa Keila nyine iwabo benshi biberaga hanze, ntabwo umuryango we wakundaga kuba uri aho ngaho muri icyo gihugu. Uwo muganga yaje gutangaza iyo nkuru ya Keila. Nuko rero bikimara kuba, umusore umwe bitaga Fiston yaje guhura n'inshuti ye bitaga Yves. Uwo Fiston yari umwe mu basore bakundaga Keila. Nuko rero Fiston yaje guhura na Yves aramubwira ati se ntabwo wamenye ibyabaye? Fiston ati ibiki se byabaye? Yves ati ntabwo wamenye yuko umukunzi wawe Keila yakoze impanuka agacika amaguru? Ngo yacitse n'amaguru? Karabaye noneho ibyo namukundiraga ko yari afite amaguru ibintu byose abyujuje. None rero ntacyo nakongera kuvugana nawe rwose, reka. Nuko undi musore bitaga Amani yihutira kujya ku bitaro, kuko nawe yari umwe mu basore bakundaga Keila cyane. Amani yahise yihuta ajya ku bitaro, agenda abaza ati muga Keila ne? Aragenda, amaraso mu isura hose, isura yahindanye, amashuka yose arimo arasa amaraso, abimeze nabi. Aravuga ati Simana yanjye n'ibiki byabaye kuri Keila? Kumbe Keila yari yagiye umugambi na muganga, bamusiga ibintu bimwe bakoresha muri filime, nk'iyo bavuga ngo umuntu yakomeretse bakamusiga, babimusize wagira ngo kuko yakomeretse cyane, arimo arataka cyane, arimo ararira cyane. Amani yagenda yirukanka, baramubwira ati se sheri byagenze gute kumeze gutyo, ko ndeba wakoze impanuka cyane, byagenze gute, wakoze impanuka gute? Amani byamucanze yabaye nk'umusazi. Keila nyine aramubwira ati Amani nibi biba n'ibyago, ngiye kugusiga ngende muri iyi si, ngiye kugusiga ngiye kwigendera. Amani aravuga ati hoya ntago wansiga, twabemezanyije ko tugomba kubinyuranamo, ugomba gukira ukagaruka tugakomeza tugakundana. Amani mu gihe ari aho ngaho, Fiston nawe aba ageze ku bitaro. Nuko rero Keila akomeza guhatiriza Amani ati Amani genda rwose, genda, njyewe ntacyo nakumarira, urabizi umukobwa nkanjye wacitse amaguru ntacyo twavugana, nta nicyo nakumarira. Amani rwose genda ujye kwishakira abakobwa beza. Ati jya kwishakira abandi bakobwa beza, barahari beza bandusha, njyewe ubu ntacyo nyimaze, ndabona n'isi ntakimbwiye, ibyo ku isi ndabona ntacyo bikimaze. Amani aravuga ati oya rwose Keila, ntabwo naguta mu bibazo, ntabwo naba naragukunze nta kibazo ufite ngo nugera mu bibazo mureke, urwo ni rwo rukundo rwa nyarwo, ntabwo nakureka, naragukunze cyane ku buryo ntakureka. Nuko ako kanya Fiston nawe aba yinjiye abona Keila arivugisha umutima ati uriya niwe Keila ni kuri yabaye, isura yose yahindanye, bwa bwiza bwose bwayonze, noneho numvishe ngo yacitse n'amaguru. Reka sinakongera kuvugana n'igikobwa kimeze kuri. Nuko Fiston yegera hirya, ababajije muganga ati muga uriya mukobwa wamwita guki? Muganga ati uriya mukobwa wamwita Ishimwe Keila, yakoze impanuka yacitse amaguru,
ni kuriya nyine byagenze, tumusengere rwose. Fiston amaze kumenya ko ari Keira, arebye n'ukuntu yari yahindanye yabaye, ahita abwira muganga ati nayobye ibitaro muga, nayobye rwose, nayobye ndangire ahubwo ibindi byumba ndebe. Nuko Amani mu gihe ari kwanga kuva aho ngaho, Amani aravuga ati se Keira, hari icyo kurya wafashe? Basi ngo njye kugushakira icyo kurya. Keira aravuga ati oya Amani byihorere, nta cyo kurya nshaka, nta na kimwe nshaka. Amani aravuga ati oya Keira, reka njye kugushakira icyo urya hano hirya. Amani mu gihe asohotse mu bitaro ababaye cyane, yacitse intege, kugenda byanze agiye gushaka ibyo kurya bya Keira, kugenda byanze ubona yacitse intege. Mu gihe agihagaze gato yari kwibaza byinshi, agiye kumva yumva inyuma akaboko kamukozeho, ahindukiye ngo arebe umukozeho, arebye abona ni Keira, aratungurwa cyane. Keira aba aramubwiye ati ndagukunda kandi ndi muzima. Amani kubyakira biramurenga, biramunanira, yibaza ukuntu umuntu wari urwaye ameze nabi mu bitaro ako kanya abyutse biramucanga. Nuko Keira aramufata amujyana muri jaride zo kwa muganga, aramusobanurira, amubwira ko ashaka kumenya umukunda wa nyawe. Inkuru yacu tuyisoreje aha. Ikintu nashaka kukubwira, ntugakunde umuntu ari muzima ngo nagera mu byago umwihinduke. Mujye mureka kumera gutyo my friend. Niba ubanye n'umuntu neza, mukamerana neza, mukarya ubuzima ameze neza, ntakagera mu byago ngo umwihinduke. Wakoze kubana nanjye Anne-Uwalibana. Icyo nagusabaga ni ugukanda subscribe ukabona inkuru zacu za buri munsi kuri iyi chaîne ya Kasas Today. Yari Anne-Uwalibana, murakoze.